Ya mama. Nakuambira kila nyamaswa ya mama wanje. Natisiwe mama. Ntabwo nabyizera n'ibintu byose yankoreye. Ntabwo natuma mama wanjye. Ntabwo wabyemera mama. Ntabwo nakwizera ko iriya nyamaswa yaba mama. Ikimbabaje ni uko namubwira yuko nakavuga ngo ngiye kugutwara. Oya pe, uyu ntabwo urajya kubana n'iriya nyamaswa. Ntazane ikinisho kuza muri ino nzu. Yeah, so rero guys, ngiye reka mbacike sibyo? Mbacike nitahire go narima turi kumwe. Sibyo? Shaffy abayikimana. Man, phone yanjye. Ubu nayitaye. Kandi ejo mfite application ngomba kwanuruje mwana muri yakamiza nzigamo. Ko bikaze imana. Ese Shaffy? Karame. Ubwo ni wasanga wayisize ku Disi ryo kwa Phiona. Ubwo so wayibagiriwe. Oh my god. Siko nayibagiriwe koko. Gusa ndabigenza gute? Gusa Shaffy man dore amasaha yagiye no ntago wasubirwa amagana bizi kari kuri. Kana kubeshya bro. Ngomba gusubira pe kuko ijoro ngomba kuba mfite telefone. Nukuri. Man ko ufite ikibazo gikomeye. Man gusa kamwereke. Wareka mingwaye telefone yanjye abari gukoresha. Sibyo? Uzaye imijuni mu saa 6. Ba Phiona bazaza mu mujyi bazakuzaniye abari kumwe yayizeye musaza we. Phiona? Phiona? Azi nakwendekiza. Nabyize se man. Gusa brother ni wabimbwiye ngo ashaka ejo tuzahora tuganira nyine tugasangira urabizi ko hari nibazo twari dufitanye. Twiyunge nyine tu. Sawa. Kare nafashwe n'umujinya urandenga nanjye ndarengera nkubwira nabi
ukuri mbabarira sibyo ndabizi ntabwo ariko nanjye byanunguye ntabwo nabishakaga gukora ibishoboka byose bari abana bane nabo neza mu mahoro nta ntonganya ku muntu mukuru nk'umubyeyi bagomba gukora amakosa nkabihanganira nkabumva sibyo ndagusezeranya ko bitazongera kubaho gukora ibishoboka byose tubona amahoro njye nawe amahoro sibyo sini gute nawe ngukunda singukundane n'ibyawe byose byaba byiza byaba byose njye nawe sibyo ariko se ubundi mbere igihe hari abaye cyo kugira ngo ukunde abana ubaha agaciro ubane nabo neza hari harabuze iki cyatuma gutoteza mukarwana intonganya za buri munsi hagati yawe n'abana banjye nizere icyo kintu ntabwo cyongera ko ndabigusezeranyije pe really I swear sibyo okay ndakubabariye sure urambeshya ndakubabariye tugiye gutunga umuryango mwiza ukundana utuje nta ntonganya nta murwano tunezerewe ijana ku ijana ngenda byemeye promise yeah sekuri ko mucyayi cyonyine nta mugati wafashe amara cyane cyo kiza ngo nshaka nk'icyayi cyonyine mbaga amazi kiza ngatuma atamaga cyane kurusha Shaffy karame mama hano wanjye wagerageje umukobwa ukamukuramo ukabifata nk'ibintu byarangiye ahahise nyine ukumva ko hashize kuri ko wabona amahoro koko mama n'ubundi kumwikuramo pe gusa nyine nawe kubizi ahashize ntiwasiga uko yagenda kose pe kuko imyaka yashe ari myinshi gute kuko muhashize yari wowe sitina n'uyu munsi ni wowe nyine mva muragenda uko ugenda kose gusa rero mama nawe nyine nabyumva urabyumva si wowe wamutaye izi ngaruka zose ari guhura nazo ni ukubera wowe umva Jacques ndabyumva rwose narakosheje ariko nibura mfasha mpure n'umukobwa wanjye amenye ko ndi nyine basi nubwo namufasha kwiga igihe yiga basi akiga ataha aho ngaho ukabyaraho ndakwinginze basi ndakwinginze pe
mama barizwa n'iki mama rwose mbabarira naho kuba narabuze Phiona icyo kintu kimbabaza mama habwo no kuba umuryango wacu umeze nk'ucitsemo ibice tutishimana nk'uko bikwiye mama nabyo birambabaza no kuri sinjye gukubeshya mama reba hano hari umunsi umwe twari twafata video nk'ingi y'ibyishimo reba nk'uyu muryango ukuntu ari wishimye Shaffy karame uyu mugore wirabura arakora iki muri telefone uyu mugore umuzehe mwahuriye mama yo ndamuzi ni mama wa Phiona mama wande wa Phiona mama uramuzi reba mama uyu nguyu rero mama ni umumama witonda ugiye urukundo numva ni umumama abagore bose bakwiye gufatiraho urugero umumama ukunda abana be neza ndetse n'abana b'abandi abitaho nk'aho ari abe ndakubwiza ukuri rwose ni mama wa Phiona nayizeye mama arizwa n'iki ariko se bana bose bo bwa mbere mugiye gusohoka ariko nawe wakabije kutugira abanyacyaro mama ngiye ntago ari ubwa mbere wenda wawe birashoboka ariko se mwana wa uri buhure na yanzoka ngo ni nyoko oya ntugire ikibazo ngiye twe tugiye gusohokana n'inshuti zacu kandi niyo nahura nawe ntubigireho ikibazo ubundi ngiye nshaka no kureba nahuye nawe buryo yaba ndeba mu maso umva sabwe muri ibyo ngibyo tugende siko Paul akiri kunyandikira mbaza ngo twafashe imodoka buri kanya shaka twihute kabisa kaze ubusegiti mama reka tugende rwose kandi se izerewe yakuyeho telefone komeruka nta kazi agira telefone yayikuye telefone ze ubwo ni ukuri mama urukundo ruri kugurumana amatelefone aragurwa nawe ngo telefone yayikuye he nta makuru aba afite maze mureke tugende sibyo tugende mama tugende gira umunsi mwiza aha bye bye mama sigara amahoro ase Paula ba Phiona ngo bimeze gute twe tugiye kureba Izere na Aline Phiona we yagiye kwa Mama Shaffy kubasuza ngo yarabakumbuye baraza bazananye na pasi ngo iki Phiona se kandi Urasa neza Prestation Mungu Refreshing my bed wambaye neza vraiment merci baby ati tugiye guhura n'inshuti zacu nyine ahantu badutumiye ntabwo ariko turi butinda nyine sisi cyonze cyo murabemeza bose mugende amahoro mugaruke ama uro exactly kandi turishimye ku bwanyu ahubwo nimushake muberekeze mu turenze irembo hari ikibazo ntabwo dutinda tugiye gusiga twita kuri Eme bite kuri mushiki wawe ntabwo dutinda ngomba kumurinda kabisa
urakunda ufite abana beza. Turanezerewe kweli. Dufite umuryango muzima. Gakwere. Gakwerere. Gakwerere wakumvise uko mama? Ego ko mama. Gakwere. Se mwana, ibyo ndi kubona nawe nibyo uri kubona koko? Cyakana mbanza mbere yasaze kweli. Dore nizopye mu gitondo, mwereka ifoto ya Mama Phiona. Ayibonye atangira kurira. None nderandagaswe, ari guhobera na Phiona. Cyakoze akabwira. Iya ni ifoto narinzi ko nazabona. Nukuri. Sha petit frère. Karame. Uzabona n'andi menshi man. Ndagutegereje. Just wait. Sare. Ha. Sinzi gusa ariko nibisanzwe. Ariko hagati aho wenda nagukunda cyane man. Uri umuvandimwe. Thanks. Abizi. Igitekerezo wazanye cyo kuyagusangira ni nyamibwa. Ndagushimiye cyane. Cyane ko nandi mabanga agiye yo guhishanya no gutangira ubuzima bushya. Ni nyamibwa man. Thank you. Yeah, nibyo. Katujye gusangira twishime Shaffy. Yeah. Ariko yes. Ku by'amabanga njye siko mbitekereza. Amabanga twamenye n'agatonyanga mu nyanja. Kuyo tutari twamenya.
mba numva ndi guhumurirwa na byinshi. Ega niyo waba uri igipfamatwi wareba kandi niyo waba utarora wakumva man bro, ndi guhumurirwa na byinshi.